Ikaze kurowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda agezweho mu busesenguzi bw'abigenda bivugwa mu Rwanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. By'umwihariko ni iby'agaciro cyane kuri wakoze subscribe ugenda duhigitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri komanteri. By'umwihariko nawe utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzajya uba mbere mu kumenya amakuru abagenda agezweho 5 kuri 5 unayagiramo uruhare mu busesenguzi bw'abagenda bugezweho uduhigitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri komanteri. By'umwihariko muri aka kanya ndaje ngo tuganire ku makuru abagenda agezweho aho ngiye kubwira ko umwe mu bapasiteri bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda mu itorero rya ADPR w'umunyarwanda yaje kuba yashimutwa. Ni mu gihe kandi ndibuze kubwira ku nkuru yaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaje guta muri yombi abagabo babiri bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umwangavu w'imyaka 17. Urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI rukomeje ibikorwa byo gushimuta no gutoteza abanyarwanda banze gukorana n'umutwe w'iterabwoba RNC uyobowe na Kayumba Nyamwasa. Nibikorwa CMI imaze igihe kinini ikora aho ishimuta ndetse igahohotera abanyarwanda banze gukorana na RNC. Ni mu gihe uyu mutwe umaze igihe kinini ufitanye umubano wihariye na CMI. Umunyarwanda uherutse guhura n'iri totezwa ni Bishop Nyirimeta Anastasi uherutse gufatwa kuwa 20 Gushyingo umwaka ushize. Uyu nguyu yarafashwe ajyana gutotezwa ndetse akorerwa iyicarubozo ku buryo bivuga ko ubuzima bwe bumeze nabi muri iyi minsi. Nyirimeta ni umwe mu batangije itorero rya ADPR ishami rya Uganda ndetse akaba atuye muri icyo gihugu ku buryo bwemewe n'amategeko. Ni mu gihe ariko ku rundi ruhande bitewe nuko abayoboke ba ADPR Uganda bakoresha ikinyarwanda ndetse abenshi bakaba bafitanye isano n'u Rwanda, byatumye CMI ishaka uburyo yakwigarurira iri torero kugira ngo irikoreshe mu bikorwa byo gushakira abayoboke umutwe w'iterabwoba wa RNC. Ni muri rwego CMI yifuje guhindura ubuyobozi bw'iryo torero rya ADPR Uganda hakajyaho abemera kuzafasha CMI mu biri ibyo bikorwa byayo. Ari nayo mpamvu iri shami ry'ubutasi mu gisirikare cya Uganda byashatse ko Bishop Nyirimeta ashyikiriza Rwanyamuzira John impapuro zimwemerera guhagararira ADPR muri Uganda, ariko Nyirimeta arabyanga aratsemba. Amakuru akavuga ko mu gihe Rwanyamuzira yaramuka ahawe ubushumba bwa ADPR Uganda ashobora gufasha CMI mu bikorwa birimo gushaka abantu bazajya gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa RNC nk'uko igihe kibitangaza. Ni mu gihe ariko nk'uko bisanzwe ubwo abakozi ba CMI bajyaga gufatanya Nyirimeta bagiye nta mpapuro zibemerera gukora ibyo bikorwa bitwaje ndetse bamaze no kumuta muri yombi. Nta mpamvu yitabwa muri yombi bigeze bamusobanurira ngo abe yasobanukirwa ibiba icyo afungiwe uyu mugabo. Ni mu gihe ariko amategeko ya Uganda yo avuga ko mu gihe umuntu atawe muri yombi agomba kuba yagejejwe imbere y'ubutabera mu gihe kitarenze amasaha 48 akiregura. Gusa kuri Nyirimeta we siko byagenze nk'uko iyi nkuru ikomeza ibivuga. Amakuru akavuga ko CMI ishyize imbaraga cyane mu kwigarurira ADPR Uganda kuko bayibonamo amahirwe yo kuba icyambu cyavanwamo abarwanyi bajya gukorana n'inyeshyamba za RNC mu mugambi wapfuje wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nibikorwa bimaze igihe kuko nko mu mwaka wa 2019 abakozi ba CMI bateye mu buryo butunguranye abayoboke b'itorero rya ADPR Uganda riherereye mu gace ka Kibeho mu mujyi wa Kampala barimo barasenga. Icyo gihe bafunga abagera kuri 40 barimo abagore n'abana nk'uko byatangajwe. Urwego rw'ubutasi rw'igisirikare cya Uganda kuri ico rwaje kuba rwashimuta umupasiteri w'umunyarwanda wanze kuba yayoboka iyi nzira ya RNC yo kujya gukorana nabo. By'umwihariko ko urwego rw'ubutasi rukarufata ADPR Uganda nk'inzira nziza yo kuba yakuramo abayoboke bajya gukorana na RNC. Ni mu gihe tuvuye muri Uganda gato n'irishimutwa ryabaye ku mupasiteri tukaza mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi abagabo babiri bo mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umwangavu w'imyaka 17. Abo bagabo bombi barimo uw'imyaka 31 n'undi ufite imyaka 30 batawe muri yombi kuri uyu wa kane tariki
tariki ya 14 Mutarama 2021 aho icyaha bakekwaho bagikoreye mu kagari ka Rwesero, gusa uwo mwana akaba avuka mu murenge wa Rwabicuma. Umuvugizi wa RIB Dr Murangiretse yemereye igihe aya makuru ko abagabo bombi bafungiye kuri sitasiyo ya Busasamana mbere y'uko bakorerwa dosiye ngo bashyikirizwe ubushinjacyaha. Mu magambo yagize ati twafunze umugabo w'imyaka 31 n'undi w'imyaka 30 bakurikiranywe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 mu bihe bitandukanye, bikaba byarabaye mu kwezi kwa 4 n'ukwa 6 k'umwaka ushize. Dr Murangire avuga ko mwibazwa ry'ibanze umwe muri abo bagabo yabyemeye, bityo ko iperereza ku cyaha bakekwaho rikaba rigikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri. Yavuze kandi ko hari abatangabuhamya bemeza ko bazi iby'icyo cyaha nuko cyakozwe. Yagaragaje ko kuba uwo mwana nk'uwo yarakorewe icyaha bigafata amezi menshi kugira ngo bimenyekane biterwa nuko abaturage n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze badatangira amakuru ku gihe. Ni mu gihe kandi Dr Murangira yasabye ababyeyi kwisubiraho bagahagurukira kwita ku gutanga uburere no kwirinda amakimbirane yo mu ngo kuko ari mu bituma abana babo bashukwa bagahohoterwa. Mu magambo yagize ati turasaba ababyeyi rwose ko biminjiramo agafu bagahagurukira kwita ku bana bakirinda amakimbirane yo mu ngo kuko nayo twaje gusanga yongera ibyaha kuko usanga abantu bahugira muri ayo makimbirane bite ku burere bw'abana babo. Yasabye kandi abanyarwanda muri rusange ubufatanye mu gukumira ibyaha byo gusambanya abana n'iby'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko bikomeje gufata indi ntera kandi abantu bakaba bakomeje kubihishira. Yagize ati ntabwo twumva impamvu abantu bagihishira ibyaha bikorerwa mu musozi aho dutuye, biba bizwi abantu babizi ariko bakigira ba ntibindeba. Umunyarwanda ntakwiye kwigira ntibindeba, tuzi neza ko iyo abanyarwanda duhagurukiye ikintu kibi gicika. Ni mu gihe kandi uyu muyobozi yibukije abayobozi b'inzego z'ibanze ko batemerewe kunga imiryango y'uwasambanyije n'uwasambanyijwe kuko icyaha kiba cyakozwe kigomba guhanwa mu buryo bukurikije amategeko. Yavuze ko icyaha cyo gusambanya abana gikomeje kugaragara cyane, asaba ko abayobozi b'inzego z'ibanze bashyirwa mu mihigo kukirwanya no kugitangaho amakuru hakiri kare. Ni mu gihe ingingo y'133 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano ivuga ko uhamijwe icyaha cyo gusambanya umwana ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 gishobora no kuzakatirwa abagabo icyaha kiramutse kibahamye. Ni mu gihe ariko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 yo igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu y'inyoroshya. By'umwihariko kuri iyi nshuro abangaba babiri bo bakaba baje gutabwa muri yombi na RIB nubwo icyaha cyabaye mu kwezi kwa 4 n'ukwa 6 k'umwaka ushize. Ngaho ko iby'amakuru yagendaga agezweho by'umwihariko nyuma yo kumva ibi byose wagira igitekerezo duha ku nkuru nagiye ngugezaho. Aho naje kubwira ko urwego rw'igihugu rw'ubutasi mu gihugu cya Uganda CMI rwaje kuba rwashimuta umwe mu bapasiteri bakomeye muri iki gihugu cya Uganda, waje no kuba umwe mu batangije itorero rya ADPR ishami rya Uganda, ndetse ahanini itorero rya ADPR rikaba rikoresha ikinyarwanda. Uyu mupasiteri akaba yaraje gushimutwa mu buryo bwo kuba yakorana na RNC nk'uko bitangazwa. Ni mu gihe kandi naje kubwira ku nkuru yaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abagabo babiri bo mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umwangavu w'imyaka 17. Muri izo nkuru zose wagira igitekerezo duha haba kuri iyo muri Uganda, aho by'umwihariko muri Uganda hakomeje kuba igikorwa cy'amatora aho umuyobozi wabo wari uyoboye iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni akomeje kuba yakanikira abahanganye nabo. Ni mu gihe akomeje kugenda hatangazwa byinshi by'umwihariko ko bagenda bahangana barimo na Bobi Wine cyangwa se Robert Cyaguranye, nawe bagiye atangaza byinshi birimo kuba yaragiye aniyimika nk'uwatsinze amatora mu gihe ibarura ry'amajwi ryari rigikomeje. Ni mu gihe kuri iyi nshuro ariko Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaje kuba yabanikira mu majwi cyane ko amaje kugera ku kigeranyo cya 31% kuzamura. Ni mu gihe kandi Bobi Wine n'umukurikira we akiri ku kigeranyo cya 30%. Urumva ko intera irimo iri hafi 30% by'umwihariko mu bagenda bahanganye. Ni mu gihe abakomeje guhangana n'aba babiri cyane ko aya matora yitabiriwe n'abakandida bagera ku 11 bo bakomeje kugenda bagabana ibice bitandukanye. Ni mu gihe aba babiri bakomeje kubaha intera ariko Museveni we akaba ari guhaga amahirwe yo kuba yahabwa manda ye ya 6 akaba yayitsindira nyuma yuko afashe igihugu mu mwaka wa 1986 ubwo yafataga iki gihugu, akaba ari umuyobozi w'iki gihugu kuva icyo gihe kugeza n'iki gihe. Ni mu gihe ariko akomeje kugenda ahangana bikomeye na Bobi Wine waje no kuba yatangaza ko urugo rwe rwagoswe n'abasirikare ndetse baninjiye mu nzu iwe mu rugo, by'umwihariko nk'ibyo agenda atangaza biciye ku mbuga nkoranyambaga ze. Ni mu gihe ariko nubwo ibarura ry'amajwi
rigikomeje mu gihugu cya Uganda. Ikoreshwa rya internet ryaje kuba ryafungwa. Abenshi bakomeje kwibaza byinshi kuri aya matora ya Uganda, cyane ko internet ifasha kuba amakuru yasakara byoroshye. Abenshi bakaba bakomeje kwibaza uburyo komisiyo y'igihugu y'amatora ikomeje kubona amakuru mu gihe internet yaje kuba yafungwa. By'umwihariko nyuma yo kumva ibi byose wagira igitekerezo duha, ndetse by'umwihariko kuri wowe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzajya wa mbere mu kumenya amakuru abagenda agezweho 5 kuri 5. unagiramo uruhare uduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri komanteri, by'umwihariko n'ubusesenguzi mu bigenda bivugwa mu Rwanda, mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, ukabigiramo uruhare uduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri komanteri. By'umwihariko ndagushimira abamaye umwanya kuva nari kugeza aho ngiye gusoreza ngaha. Ni iby'agaciro cyane kugira tubana namwe umunsi ku munsi. Mukomeze mugubwe neza aho muri hose, muhaye muronke mu byo mukora byose. Amahoro y'Imana abane namwe.